barangije hahita haboneka umusaza utunze mushiki w'uyu mugabo ufunzwe. Habonetse umusaza utunze mushiki w'uyu mugabo ufunzwe, niwe wahisaza aranabaza ikibazo, utese uyu murambo mwatwemera tukawushyingura mu rugo. Kintu babashe kutubwira, baratubwiye ngo hoya, ngo ahantu bashyingura ni kwirimbe. Ubwo umusaza hashize umwanya umugore waraza ariwe mushiki w'uwo mugabo ufunzwe. Amaje kuza mu minota nk'iyo guhumbya, twese tubona inzembe hano impande y'umuryango, kandi twahiriwe n'umurambo bawinjije duhari, inzembe ebyiri mu makingi y'intuze y'inzu. Nibwo uwo musaza yahise avuga ati ngo noneho ngo dore inzembe ngo zigiye kubica zirabamara. Uwo musaza utunze mushiki w'uyu mugabo ufunze. Ubwo arangije nibwo twabonye ko zizanywe n'abo baje ako ka mwanya bo mu muryango. Twebwe turavuga ati nimwe mubizanye, ahubwo nimutuvira ahangaha. Barangije bagiye, nibwo hashize umwanya hahita haza n'inzoka iziringaniye mu muryango. Inzoka ije iringaniye mu muryango, hari abagabo bahise bafata ibiti barayikubita, iranabatinza mu kuyica, birangira bayishe. Mu kuyica twarayitwitse yanze gushya. Twari tumaze iminsi kuva nyina yarwara, twararyamaga akambwira yahindukira nyine mu buriri, agatambwira ngo ndimo ndabona ngo uhindutse ngo ikiyoka kinini, ngo agahita bimbwira, nkahita mbyuka ngasenga, ndi gusenga mwejo nabwo akongera akambwira ngo dore ngo mbonye uhindutse ngo ikiyongoyongo. Hanyuma uri mama umwana wa Jevani witabye Imana, kuri uyu munsi turi ahangaha mwaramushyinguye, byagenze gute? Twaramushyinguye. Hanyuma rero nyuma yo kumushyingura kuri ubu ngubu mumeze mute, muri gufashwa mute n'ubuyobozi? Ubuyobozi ejo bwanumye yo ribu nyine ngiyeyo, barampamagara nyine, ubwo nari mfite n'abantu bamerekeje, ariko n'abafite ijambo bakavuze bakamfasha nyine, aho wenda ngiyewe ngize intege nkeya cyangwa wenda aho wenda binshanze hari aho nasimbutse, kuko twahereye ku cyumweru tubabura bamfasha, wenda nabo ngo bajye bamfasha, ariko babari ngiye bakira ngiye nyine. Ubwo ngubwo rero bambaza imyirondoro yanjye n'indangamuntu, ndabibaha, bahindangamuntu baha n'imyirondoro yanjye. Barangije bambaza nyine ngo nimbabwire ngo ukuntu nyine byatangiye. Mera ku cyumweru nyine nyimara kubabura byose ndabivuga, ndavuga ati, arangije arambwira ngo ningende ngo ndebe ngo abantu, barajahamagare ngo abantu bamubonye ngo amanutse ngo afite uwo mwana. Ndabavuga, baravuga ngo baraje rero ngo uhamagare umuyobozi wa Ruhehe nyine, abo bantu ngo bazaze ngo nabo bavuge ukuntu nyine aho yanyuze n'uwo mwana ko bari bafite amufite. Ndangije ndavuga ati rero ngiye, ariko nubwo ibintu binkoresheje ukabambaje imyirondoro kambaza no kubimeze n'umugabo wanjye mukaba mwaramufashe, ariko ngiye ntago binshimishe nubwo binanyuze. Kuba narabuza abana nkagenda nkatabaza imiryango yabo ninabare, nkaba mbona umuntu ubwo afunze nta numwe uri mufunzwe, ndumva ngiye bitari kunshimisha. Kandi ahantu umwana wanjye iminsi namubuze akabura, nkaba none umurambo narawubonye, nkabona si wapfuye ku cyumweru, ufite ahantu bari babitswe. Nkaba naraje nkababwira, mukaba nta numwe mbona muri gereza, ngiye ndumva natishimye. Umupolisi aravuga ngo none se ngo ko ngo umugabo wawe tumufite tumufunze, akaba ari we wiyemera yuko yamwishe, abandi turabafatira iki? Ndababwira ati se nk'umuramukazi wanjye witwa Beata wanyibwiriye ngo umwana wawe Jovani nubwo ariho abayeho nabi, ntago yaraza ahantu umwana wanjye ari. Numva arambwiye ngo genda rero, ngo ubwo nyine ngo nuko ufite wakoze icyango turamufite. Ubwo natashye nafite, numva mbabaye, numva sinishimye, ndavuga ati ubundi se ubu ngibi nibyo bamamagariye, numva nashye nijuru, numva ndababaye. Ni iki wabonye utahawe mu butabera ku cyaha wakorewe n'umugabo wawe? Nicyo cyo kutavuga ahantu umwana wanjye yari ari muri iyo minsi yose namubuze. None ariko zimufite ahantu kugerageza ahubwo n'icyo ngiye icyo nazisaba no kwiye miryango n'abo bakecuru basohotse banukagwa bambaye ubusa,
nabo nababona bakaza bakasobanura ahantu umwana wanjye muri iyo minsi ahantu yarari. Ntabwo nanjye mbizi, bamamagaye ndi kwa muganga nyine ngo babonye ise, babona ngo n'umurambo. Ntabwo rero muri iyo minsi ndi kuvuga ati wenda ngiye wasanga umwana njye yarapfuye mu ijoro wenda ryo kwa 2 cyangwa wenda mu gitondo kwa 3. Navugije indi uri mu bitaro nyine urabyumva nawe, ntabwo nayakiriye neza. Ngewe bamajije ko nagiye kumva numva umuntu amuhamagara kuri telefone ngo wamenye ngo ibyabaye. Tuvuga ati se ni ibiki? Ngo umwana wawe ngo Mana ngo yaramutemaguyemo ngo ibicimbo 3. Tanumva birandenze, mvuza induru na telefone sinavuga, ndagongera mu bitaro, baraza baramfata. Uwo musaza hakiza n'undi mugore bari baje bahita baza baramfata, barambwira ngo nago ngukunga bikubwiye ariko bimeze ngo tuza tugusobanurire. Ko nyine baransobanuriye ukuntu ngo bimeze. Yewe ikintu nifuza, naravuze ati umugabo ajya kugenda, hano twari dufite amafaranga 200,000. None ibyo 200,000 ngo babonye ngo yababwiye ngo afite 20,000. Ngende kwibaza nkavuga ati ese ko uwo mugabo nubwo agiye kumufunga ansigiye abana kandi amafaranga yari kubatunga, akaba ayo mafaranga aterekana ahantu amafaranga ari cyangwa nicyo bayamajije, mwongera nkavuga ati uwo mushiki wiwe Beyata uri kugenda avuga n'ibigambo, akaba na nyina hamwe na Dative, ndumva bose ngiye babashyira muri gereza, bakabanza bagasobanura uburyo ki hano umwana yarari n'imisi twirukase turi kumushaka, nibana dufashe bakavuga impamvu. Ngiye n'umuganje bakanamugemura, mvuze ati mfite icyo nzize ni iki ngiki cyangwa umwanzuro nyine bakanyeka n'amafaranga. Ngiye nicyo kibazo mfite. Inde mu ari kuri polisi nyine arafunze aho ku murenge. Nkuko twagiye muri kuri gushakashaka abantu babuze, tubashakira umuryango yawe kubera ko batubwiye ko bahari magengo ya abantu b'abagabo barimo kandi bitwa ngo n'umuryango we ntibadufashe gushaka, kandi nanone ntibakire uwo mudamu neza, kuki batagomba guhamagarwa ngo nabo babazwe impamvu batakurikiranye icyo kibazo. Uyu munsi akabura bidegembye bavuga ngo twari tugiye kubica, ngo nawe tugiye no kubicira mu rupfu rw'umwana batigeze babona. Ikindi ko hari ibimenyetso bihamya ko bamubonye iminsi 2 muri uwo mudugudu, umuyobozi w'umudugudu yabujwe n'iki kumubona kandi ari mwene wabo. Ni mwene nyina wabo, ni mwene nyina wabo wo kwa nyina wabo. Yakagombye kuza agasobanura impamvu yashatse gukubitisha baje gushaka umwana, kandi umwana mba bamaze kumunangira ko ari aho ngaho. Hari ikibazo mfite, umunsi umwana apfa umurambo ugezwa hano munajya gushyingura umurambo wo kwa nyirakuru byarase nani umuryango, hari icyo babafashije? Nta numwe wigeze agera hano, nta numwe wigeze agera hano. Umuntu wahageze uretse bakimara kugeza hano umurambo, nge nari nicaye hano, polisi n'inuza n'abadaso nibo babashije kugeza hano umurambo. Bakimara kuhageza barabajije uti ese nta muntu wo mu muryango w'uyu muntu uhari? Habura umuntu n'umwe. Nitwe twabashije kumubwira uti hano hari umukuru w'umuryango w'Ingobyi niwe uhari w'umusaza. Turamubereka mu gihe bamuri kumuha inshingano z'ibyo turakurikiza byo kwihanganisha uwo mubyeyi, kuko n'uwo mugabo ngo nawe atari we, babonye atari we, ibyo yakoze ko nawe atari we. Barangije hahita haboneka umusaza utunze mushiki w'uyu mugabo ufunzwe. Habonetse umusaza utunze mushiki w'uyu mugabo ufunzwe, niwe wahisaza aranabaza ikibazo, utese uyu murambo mwatwemera tukawushyingura mu rugo? Kintu babashe kutubwira, baratubwiye ngo hoya, ngo ahantu bashyingura ni kwirimbe. Ubwo umusaza hashize umwanya umugore waraza ari we mushiki w'uwo mugabo ufunzwe. Amaje kuza mu minota nk'iyo guhumbya, twese tubona inzembe hano impande y'umuryango, kandi twahiriwe n'umurambo bawinjije duhari, inzembe ebyiri mu makingi y'intuze y'inzu. Nibwo uwo musaza yahise avuga ati
ngo noneho ngo dore inzembe ngo zigiye kubica zirabamara. Uwo musaza utunze mushiki w'uyu mugabo ufunze, ubwo arangije nibwo twabonye ko zizanywe n'abo baje ako ka mwanya bo mu muryango. Twebwe turavuga ati nimwe mubizanye ahubwo nimutuvira ahangaha. Barangije bagiye nibwo hashize umwanya hahita haza n'inzoka iziringaniye mu muryango. Inzoka ije iringaniye mu muryango, hari abagabo bahise bafata ibiti barayikubita, iranabatinza mu kuyica, birangira bayishe. Mu kuyica twarayitwitse yanze gushya. Ubwo rero iyo nzoka umurambo mwari mwamaze gushyingura? Oya, yari ari hano mu nzu, umurambo bari bawuzanya ako ka mwanya bawushyize hano mu nzu. Ubwo nibwo abo ngabo bagiye bahita haza iyo nzoka, tuyoberwa aho iturutse kuko yari ishaka kugira ngo ize isange umurambo mu nzu. Abagabo bari bahari barayikubita. Kuva icyo gihe na n'uyu munsi mu muryango w'iwabo nta muntu n'umwe twari twabona, twanashyinguye nta muntu n'umwe w'iwabo waje. Murashimangira ko uyu muryango w'uyu mugabo Christophe ari abarozi? Ni abarozi kuko nibo bateranye nk'abakecuru ari babiri, uko bavukana bavinda imwe ari abakecuru babiri n'ababakomokaho nibo babikoze. Ibi bintu nibo babikoze. Christophe nawe yabikoze, aribo babimutongereyemo. Izo nzoka zari kubikora gute? Izo nzoka zaje kugira gute n'izo nzembe? Izo nzoka inzembe twazibonye mu muryango. Inzoka nayo yaje isanga umurambo mu nzu, ntago twari tuzi icyo bazitumye cyangwa izo nzembe bazizaniye, ariko iyo nzoka yaje yahuranye ishaka kuza mu nzu. Umwana intuze umurambo yararyamye hano muri saro, kandi inzoka ishaka kwinjira ngo ize mu ntuze mu nzu. Ikintu dusaba rero, bakurikirana umuryango ukomoka k'uwo mugabo uwo ari wo wose. Ni abakecuru babiri bavinda imwe, bagafata n'ababakomokaho bose, babafate bose bajye ku murenge basobanura icyatumye bakora ibyo bintu. Christophe kuba yarishumwe nawe siwe rwose, ni abo bakecuru babiteye babiri. Impamvu nanjye mvuga ngo umugabo wanjye ntago ari we. Twari tumaze iminsi kuva nyina yarwara, twararyamaga akambwira, yahindukira nyine mu buriri agatambwira ngo ndimo ndabona ngo uhindutse ngo ikiyoka kinini, ngo agahita bimbwira, nkahita mbyuka ngasenga, ndi gusenga mwejo nabwo akongera akambwira ngo dore ngo mbonye uhindutse ngo ikiyongoyongo. Ibyo bintu bikanyobera, mbimarana iminsi nkavuga ati sibwo kumana nzabigenze. None ngiye ikintu cyatumye mvuga ngo koko uyu mugabo afite ikibazo, aragenda bibwira padiri mutonya waho wacu kuri paruwasi. Arambwira ati rero mana wowe kwa kabiri niwo musi nzazi wawe, inzu yawe nkayitera umugisha, nkahavugira n'amasengesho, nkazana n'ububani nkahacana, ubundi nkarayikora imyuka mibi tuyirukane. Kuva icyo gihe nangira ngo ati kuwa mbere nimugoroba muzategure mu nzu padiri kwa kabiri aza kudusura. Ubwo twari turanganze yuko padiri kwa kabiri aza kudusura, ibyo bintu biba ku cyumweru. Urashinja ko umugabo wawe yarozwe? Nyine yarozwe kuko ibyo bintu imyaka tumaranye nta kibazo twari dufitanye, ni imyuka y'imibi y'iwabo bamutereje, kuko nta wundi munsi nigeze mbona twaryamana ngambwire ngo nahindutse ngo icyongo cyangwa ngo inzoka. Amakuru yo nzoka n'ibiki byose warayamenye? Narayamenye, yarabimbwiraga we yarabibonaga mu buri mu gishuku cyane nijoro, ariko ngiye simbibone. Ese aha mutuye ni iwanyu cyangwa murakodesha? Ni iwacu. Ni mu rugo rwanyu? Uti aha mutuye? Hadutuye nyine ni iwacu, ni iwacu. Ufite abana bangahe? Umukuru afite imyaka ingahe? Umuto afite imyaka ingahe? Mfite abana 5, umukuru afite imyaka 14. Dufite ikibazo cy'uko umuryango watereranye umubyeyi Roza. Tukaba tubona ko uruhare runini rukomoka mu muryango wo kwa Manirarora. Mubishingiye kuki? Dushingira ko biriya bintu Manirarora yakoze tutari tubimuziho. Rwose biriya bintu byaturutse ku burwayi bwavuye iwabo. Kubera iki mubyegeka kuri iwabo? Iwabo impamvu tubibegekaho nuko mushiki wejo bundi yivugiye ko iwabo baterekera, bakunda kujya mu bapfumu. Nicyo kintu dushingiraho. Hanyuma ngo hano habaye haje inzoka n'ibiki byose? Haje inzoka n'uwo mugabo na Sitazi werekanye inzembe, nawe babonye izo nzembe baramubwira ati itahire, ibi bintu ntabwo twigeze tubibona. None ni wowe uri kubibona, itahire. Bahita bamubwira arataha hamwe n'umugore we Beyata. Murasaba iki rero? Turasaba yuko bariya abantu bakomoka muri wa muryango wo kwa Manirarora biriya bintu baba bifitemo uruhare. Nicyo musaba nyine? Murasaba ko hakorwa iki? Turashaka ko babahamagara bakasobanurira impamvu bagiriye inama Manirarora agakora biriya. Ese inzego z'ubuyobozi murabona ziri kubadindiza? Ziri kudindira kuko igihe bahamagariye Roza ntago bamubwiye ibyo bamuhamagarira.